mu rwego rwo gukomeza gusigasira amashyamba kugira ngo akomeze atange umusaruro ukwiye, ni ngombwa ko habaho ingamba zo kuyarengera. Nguko uko muri iki gihembwe cyo gutera ibiti n'amashyamba cya 2015-2016 u Rwanda rwatoranyije insanganyamatsiko igira iti dukoreshe neza ingufu zikomoka ku bimera turengera amashyamba. Intego ikaba ari ugushishikariza abaturarwanda kugabanya ikigero cy'ibicanwa biyakomokaho, hagakoreshwa n'ubundi bwoko bw'ingufu buyunganira nka nyiramugengeri, gaze, biogaze n'ibindi bitangiza ibidukikije. Igihembwe cyo gutera ibiti n'amashyamba kikazatangizwa ku mugaragaro tariki ya 28 Ugushyingo uyu mwaka wa 2015 mu muganda rusange usoza ukwezi. Ngaho rero imisozi, imihanda, ku nzuzi n'ibiyaga nimuhambika amashyamba, mutere ibiti bivangwa n'imyaka, amashyamba asanzwe muyasazure, bityo tuzagere ku ntego twihaye yuko muri 2018 30% by'ubuso bw'u Rwanda buzaba buriho amashyamba.